Ni inkuru iteye urujeje abantu benshi barume bakibona ibyo Vestine na Dorcas bakoze, ndetse abantu benshi bari kugenda babigarukaho hano ku mbuga nkoranyambaga, nubwo hari abantu benshi bari kugenda bavuga bati rwose Vestine na Dorcas bakoze amakosa akomeye cyane, ibi bintu bakoze ntabwo bagakwiriye kubikora kubera ko babikoze mu gihe kibi, ndetse ntabwo ari ngombwa kuba bakora ibintu bimeze gutya. Ukibaza ngo bigenze bite ko twamaze kubona inkuru nziza bagarutse bameze neza, no kubera iki nje nkubwira ngo hari abantu batabyishimiye. Ese ubundi byagenze bite, cyangwa se niki kiri kujya mbere? Ubundi murabizi ko aba Vestine na Dorcas ari abantu bari bamaze iminsi babaye nk'abazimyeho gatoya, cyangwa se ari abantu batagaragara. Nyuma tuza kubona bavuye muri MI, twagiye tubibona, tubona n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko birangiye kuri uyu munsi baje imbere ya kamera ndetse batangaza ibintu bikomeye cyane mu kiganiro. Nakeka ko abantu benshi bamaze kubona ni ikiganiro bashyize kuri channel yabo, channel isanzwe ikorerwaho, channel basanzwe bakoreraho. Ni ukuvuga ngo iyo bashyizeho indirimbo za mbere za cyane, ni ukuvuga ngo ntabwo ari channel nshya. Bavuze ibiki rero? Ibintu bavuze ntabwo ari byo nshaka kugira ngo tuvugeho, ariko mu byo ndibuze kukubwira ndaza kukubwira ibyo bavuze kuri Idrissa, cyangwa se amakuru ya Idrissa Widrago, ndetse ndibuze kukubwira uburyo bita Vestine yatanze umucyo kubyo kubyara kwe, ndetse n'ibindi bintu biri kugenda bivuga. By'umwihariko ndibanda ku bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, ibintu abantu bari kugenda bagarukaho. Hanyuma ni ikiganiro bakoze mu kanya gato nibwo kigeze hanze, bavuze ibintu nyine bituma abantu benshi bacika ururondogoro. Hari n'abantu benshi muri comment bari kugenda bavuga bati uwitwa Vestine rwose yarabyibushye, ariko nabwo unabibonye nibyo koko yarabyibushye ndetse anasa neza, unageranyije n'uwitwa Dorcas wasigaye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko iyo si yo nkuru. Hanyuma ubwo mbere yuko wenda ngira byinshi mvuga kuri iyi nkuru, reka manze nkubwire ko uwitwa Idrissa Widrago koko babivuze ukuri. Abantu benshi bagiye babivuga bati uwo bita Idrissa abana na Vestine muri Canada, ariko amakuru mfite noneho muri kano kanya nuko batabana, ahubwo batabanye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe nuko nyine ibintu byinshi byagiye bigaragara. Ndetse nta nubwo uwitwa Vestine ashaka kongera kumva inkuru ivuga ku mugabo Idrissa Widrago, umugabo muri Burkina Faso, uwo benshi twagiye tumenya bitewe nuko nyine yakundanye cyangwa se yabaye umugabo wa Vestine. Hanyuma ubwo nyine abantu benshi twarebaga icyo kiganiro, ubwo abantu benshi nyine hari ukuntu abantu bareba ikiganiro batari kugenda basesengura, ariko hari n'abantu bagenda basesengura, baba blogger bagiye batandukanye ndetse n'abanyamakuru bakagenda bavuga ibintu navuga ko biremereye cyane, wenda umuntu mu mboni zisanzwe ashobora kuba atabonye. Ubwo abantu babonaga post cyangwa se video igeze hanze batunguwe cyane. Ubwo aho ngaho ntabwo ndagera ku bya Irene murinda habi n'uburyo ibintu byamaze gufata indi ntera. Ubwo abantu barebye baravuga bati ibi ntibishoboka. Bakibona iyo video baravuga bati Vestine na Dorcas ntabwo tuzi ko bashobora kwikorera ibintu biri kuri uru rwego. Iyo urebye ishusho bamaze gushyira hanze, iyo urebye ubwenge basigaye bafite muri ino minsi, ndetse n'ibihangano bari kugaragaza ko benda gusohora, ubona ko ari abakobwa bateye ubwoba cyane. Njyewe narabibonye ngira ubwoba. Rero ibyo nibyo nakubwiraga, bakimara gusohora iyo post cyangwa se video igaragaza ibintu byinshi nyine nagiye nkubwiraho gatoya, nibwo abantu bahise bavuga bati bashobora kuba bafite umumanager ukomeye cyane uruta Irene murinda habi. Ariko rero kuba bafite undi mu manager byahise bikurura ikintu gikomeye cyane. Navuga ko byababaje cyane uwitwa Irene murinda habi, ngo kubera ko batandukanye mu buryo ngo butari bwiza, nubwo uwitwa Vestine na Dorcas batangaje ko ngo batandukanye neza, ariko Irene murinda habi ngo buryo batandukanye ngo n'uburyo nyine ngo bwari bumeze nkaho butunguranye. Ntabwo yari yiteze ko ngo bazatandukana, ngo usibye ko uwitwa Vestine ngo yasigaye muri Canada, bikababaza cyane Irene murinda habi akavuga ati ibi ni ibiki, ariko akagira ngo wenda zamuhindura aze mu Rwanda bongere bakora. Ariko birangira Vestine ahubwo kugira ngo aze mu Rwanda, biri kuvuga ko ngo we yahise agenda akishakira umumanager muri Canada ngo ufite amafaranga mw'abantu. Ibyo rero ni ibintu navuga ko ari ibintu nyine bikomeye cyane. Ndetse ikindi kintu nakubwira ho gatoya ni uburyo aba bakobwa nyine ubona ko bari kuri move ikomeye cyane, dore ko ngo bagiye gusohora indirimbo. Abantu benshi nyine babonye bagitandukana na Irene baravuga bati ntabwo bazongera gukora indirimbo, bagiye kuva mu muziki. Icyo bagiye gukora, bagiye kwigira ngo muri Canada birira amafaranga bakoreye, ndetse n'abantu bari kubafasha, maze birangire nyine bagumye muri ibyo ngibyo. Twaje kubona indirimbo yitwa Itabaza bayiduteguje ku rubuga rwa Instagram, ndetse abantu benshi baravuga bati ibi ni byiza cyane. None bongeye gukora ikindi kintu gitunguranye
zinyuranye baza kuri YouTube. Hanyuma ikindi kintu navuga ko kiri kuvugisha abantu ni uburyo uwitwa Vestine yakoze ikiganiro. Muri make ikiganiro bakoraga ni ikiganiro bakoze mu buryo bwo kugenda bakata nyine ikintu badashaka ko kijya hanze bakagikata, ndetse abantu benshi twakanzeho turi kuvuga duti dushaka kumenya amakuru y'uburyo Vestine yaba yarabyaye se umwana yamwise nde, ese umugabo we bimeze bite, ariko twaje gutungurwa no kubona ibyo ngibyo twashakaga nyine ayo makuru yaragizwe ibanga. Muri make n'abakurikirana icyo kiganiro byasaga nkaho bagiye kuvuga ijambo rimwe gusa, bari kuvuga bati twe dufite ikintu gishya duhinduye ibintu. Muri make abantu bamwe bari kugenda banavuga bati ibintu bavuze mu minota igera kuri 16 rwose bakanabivuze mu munota umwe, ahubwo nyine wenda nuko babasha kugaragaza ko bavuze ibintu byinshi, ariko ngo hari ibintu byinshi abafana bari bashaka kumenya batagiye bamenya, by'umwihariko ku bijyanye nyine n'ubuzima bwite bwa Vestine. Ariko nabwo nanjye nkagenda mvuga ariko ubundi ubuzima bwite kubera iki babushyira hanze kuri urwo rwego. Ariko nabwo nkongera nkanavuga nti kuba nyine wenda Vestine yaragaragaje ko atishimye bitewe nuko nyine umugabo we Idrissa ngo yari atamuzi nyine bitewe na bwa butumwa yashyize hanze, wenda numvaga ko byaba ari ngombwa kugira ngo bwa mbere nyine agire ikintu avuga kuri ibyo bintu, kubera ko nta na rimwe yigeze agira ijambo na rimwe avuga kuri ibyo bintu nyuma yuko nyine agaragaje ko ngo yahubutse, ngo yafashe icyemezo ahubutse. Bya bindi murabizi nyine ari muri Canada amagambo yatangaje, ndetse navuga ko yari amagambo nyine akomeye cyane. Rero byarangiye tutamenye hari n'ahantu uwitwa Dorcas nyine yashaka kuvuga izina ry'umwana birangije arangije aravuga ati wahapi rwose, bigaragara ko nyine bamaze kubona ko ari ibanga, nyine bari ibintu bagomba kugira ibanga. We nibyo ntabwo nabitinda, ahubwo ikindi kintu nuko nyine byarangiye ikiganiro cyose nyine nta muntu Idrissa ujemo rwose. Muri make ntabwo batumaze amatsiko, wenda hari ibindi bazatubwira, ariko icyo nabonye cyo ntabwo ibintu bimeze neza nkuko wenda abantu bashobora kuba bagenda nabo babyibonera. Hanyuma rero tugarutse kwa Irene navuga ko bamukinnye fundi guruka, bamukoreye ibintu bidasanzwe ndetse bikomeye cyane. Kubona warafasha abantu ukabakura hasi ku butaka, ugakura abana mu byaro iyo ngiyo mu karere ka Musanze mu birayi iriya za Muhoza waragiza ukabagira abastar, ukabagira abantu bashobora kujya ahantu hose abantu bakavuga bati Vestine na Dorcas, ndetse ukabagira abantu bashobora kugaburira imiryango myinshi. Ariko bajya gutandukana nawe ukabona ko harimo agatotsi by'umwihariko kuri Irene na Vestine, ndetse barangiza bakaba nkaho bari kumukina ku mubyimba, bakagaragaza ubuhanga bukomeye cyane. Barangiza bakagaragaza ko Irene muri ndahabi yabasubizaga inyuma, yakoreshaga ibintu biri ku rwego rwo hasi, maze bakaza bagaragaza neza ko bari ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo rero ndishaka kubikubwira nkubwira ko uwitwa Irene muri ndahabi atorohewe mw'abantu mwe, kubona nyine warakoreye abo bantu nyine ibintu bingana gutyo, ariko bikarangira bigenze gutya nyine nawe uri kubona biri kugenda. Navuga ko atari inkuru nziza, ndetse uwitwa Irene muri ndahabi muri kano kanya ari mu gahinda gakomeye cyane, kubona nyine yarashatse nyine kugira ngo aba bakobwa nyine babyaza umusaruro nyine igihe kinini, ariko bikarangira bidakunze, ndetse abantu bakagenda bavuga bati ubundi byapfuye igihe Irene muri ndahabi yabajyanaga muri Canada. Yaberetse ko nyine ari ibitangaza, bereka urukundo n'abantu bafite amafaranga bo muri Canada, ngo bikaba ari ibintu nyine byatuma abantu bavuga wenda ba Vestine bavuga bati ngo reka natwe twabyishoboza, cyangwa se bakumva ko bakwiriye ibirenze. Rero ngo Irene muri ndahabi ngashobora kuba yarakoze ikosa kuba yarabajyanye muri Canada, kubera ko Vestine we yasavuga ati rwose sinanagaruka. Urumva yari no mu bibazo byo kuba atwite, nubwo abantu benshi babivugaga abantu bakavuga bati ibyo ni ibinyoma, ariko nyine byaje kurangira tubonye ko atwite, ndetse birangira nganabyaye nkuko nyine byamaze kumenyekana. Hanyuma ubwo nk'ibyo ngibyo nyine nkuko nabikubwira ndi kuvuga kuri Irene ho gato kugira ngo nkubwire n'ikindi kintu dusoze, nuko Irene muri ndahabi nawe mbere yuko nyine wenda batangaza ririya tangazo yari yabanje kubimenya. Arangije ibintu byose aragenda aravuga ati reka mpanga uburyo ndakomeza kubaho ndetse nkagira amafaranga, kubera ko ahantu nakuraga amafaranga hamaze kuba hafungana. Nibwo nyine yese avuga ati reka nkore filime. Ubona ko yijanditse muri filime, nubwo nabwo bigoye. Filime ntabwo zavamo amafaranga nk'ayo Vestine na Dorcas batangaga, birumvikana. Ariko nakubwira ikintu kimwe gusa,
ntabwo aba bakobwa bafite gahunda yo kuva mu muziki nk'uko abantu benshi babyibazaga, bati wenda bashobora kuva mu muziki, ahubwo ngo bafite indirimbo nyinshi ngo zigomba gusohoka ndetse zigasohoka ku gihe, ngo kuko ngo bashobora gusohora n'indirimbo ngo buri munsi, ngo bafite ubwo bushobozi, ngo kubera ko nawe nyine urebye uburyo Dorcas yabivugaga, yavuga ati indirimbo zirahari ndetse akagaragaza ko nta mpungenge, nta kibazo cy'amafaranga bafite, bifitiye ifaranga ndetse bafite na management nziza nubwo itaragaragara, nta kintu na kimwe kiragaragara ku bantu bari gufasha Vestine na Dorcas. Gusa amakuru mfite nuko witwa Vestine ndetse na Irene aribo bashwanye ku buryo bukomeye cyane, ariko uwitwa Dorcas na Irene bari bakomeje kuba nyine ari abantu bumvikana, dore ko nyine banagomanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo witwa Vestine yari muri Canada. Rero ni ibintu biri kugenda bifata indi ntera, wenda hari n'andi makuru ndi buze kukubwira mu kanya, ariko nanone nk'uko wamaze kubibona ibi byose ubisanze hano kuri Mega TV Rwanda. Nyaboneka nta kindi gusaba, ni kimwe gusa no kugira ngo ukande subscribe kuri iyi channel yitwa Mega TV Rwanda. Ikindi kandi ntibibagirwe inzogera kugira ngo ujye ubone notification y'amakuru menshi ajyanye na Vestine na Dorcas ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ngushimire kubera ko wakoze kubana nanjye. Nitwa Ibel, ciao, bye bye.